Leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu NIDA iributsa kandi ikamenyesha abaturarwanda bose ko igikorwa cy'ikoranabuhanga hano mu Rwanda gikomeje kugenda gitangwa mu turere twose tugiye dutandukanye hano mu gihugu. Mu by'ukuri ndagira ngo munyemere bagezeho ibintu bisabwa kugira ngo ubashe kuba wahabwa iyi rangamuntu y'ikoranabuhanga, nubwo uri kubona ko hari abaturage bamwe bamwe bari kugenda gusaba izi rangamuntu z'ikoranabuhanga batitwaje ibintu bisabwa leta yashyizeho kugira ngo ubashe kuba wahabwa izi rangamuntu z'ikoranabuhanga. Ariko mu by'ukuri leta nuko imaze gutangaza itangazo rya buri munyarwanda wese yuko nyine bagomba kumenya bino bintu bisabwa kugira ngo nabo bashe kuba wahabwa izi rangamuntu z'ikoranabuhanga. Ese ibyo bisabwa ni ibiki? Ese urabyujuje? Ndagira ngo umunyemeye bagezeho rero ibyo bintu bisabwa kugira ngo ubashe kumenya niba koko nawe wahabwa iyi rangamuntu y'ikoranabuhanga. Ikintu cya mbere ugomba kuba ufite mu by'ukuri ni indangamuntu yawe isanzwe cyangwa se nimero y'indangamuntu yawe isanzwe. Nicyo kintu cya mbere ugomba kuba ufite. Ikintu cya kabiri ugomba kuba ufite nimero y'indangamuntu y'ababyeyi bawe. Ku muntu bafite cyangwa se kuba utabafite ugomba gushaka ukuntu ufite izo nimero z'ababyeyi bawe. Icya gatatu ugomba kuba ufite nimero y'uwo mwashakanye. Ubwo ndavuga ku muntu ufite urugo cyangwa se ku muntu ufite umugabo cyangwa se ufite umugore, agomba nawe kugenda yitwaje nimero y'indangamuntu y'uwo mwashakanye. Ubwo kuba utamufite nawe ugomba kugenda ukajyana nyine ibyo ngibyo maje kubabwira. Ariko nanone ikintu cya kane cya nyuma gisabwa kandi abantu uri kubona batari gushiramo imbaraga kandi nacyo gikenewe kugira ngo ubashe kuba wahabwa iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga, mu by'ukuri nubwo waba ujyanye ibyo byose, ariko iki kintu cya kane utakijyanye, nimero y'indangamuntu y'umuranga. Ndagira ngo tugatindeho tukavugeho neza ndetse abantu babashe kubyumva neza ikijyanye na nimero y'indangamuntu y'umuranga, kuko abantu bari kugumeza bagenda babaza ese nimero y'indangamuntu y'umuranga ni iki? Kubona twebwe tutayifite niki. Ndagira ngo mu by'ukuri tugatindeho neza cyane tukavugaho kugira ngo babashe kumenya inimero y'indangamuntu y'umuranga niki. Mu by'ukuri rero abaturage bari kugenda bitwaje ibyo bintu bitatu gusa, ariko ugasanga nimero y'indangamuntu y'umuranga ntabwo bari kuyitwaza, kandi irakenewe. Mu by'ukuri ujya kureba uragenda gufata indangamuntu y'ikoranabuhanga utagenda witwaje nimero y'indangamuntu y'umuranga, ntabwo uzahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga, kuko uzaza ugenda bakugarure ko bakubwira ko ibikoresho cyangwa se ibisabwa kugira ngo ubashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga ntabwo ubyujuje kugira ngo ubashe kuba wafata irangamuntu y'ikoranabuhanga. Mu by'ukuri leta ikomeje igenda ishishikariza abanyarwanda bose cyangwa se igenda imenyesha no tangazo abaturage bose ko bagomba kugenda bitwaje bino bintu bine byose maze kubabwira kugira ngo ubashe kuba mwahabwa zino rangamuntu z'ikoranabuhanga. Nubwo uri kubona nyine abaturage bari kugenda bitwaje ibyo bintu bitatu gusa, ariko nanone bakaba barashizeho umurongo utishyurwa mwajya mubahamagaraho. Uwo murongo nta wundi ni 3600 kugira ngo mujye mubasha kumenya amakuru ajyanye n'irangamuntu z'ikoranabuhanga mu Rwanda ziri kugenda zitanga. Umurumva ko mwajya mubahamagara kuri 3600. Icyitonderwa rero kuri zino rangamuntu z'ikoranabuhanga, icyitonderwa nta kintu nuko umwana uri munsi y'imyaka 16 atemerewe kugenda gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga atajyanye n'umuntu umuhagarariye mu buryo bw'imibereho. Ubwo ndavuga umubyeyi we cyangwa se n'undi muntu babana muri rusange. Ubwo ni ukuvuga ngo umwana uri munsi y'imyaka 16 yemerewe gufata irangamuntu, ariko akajyana n'umuntu umuhagarariye kugira ngo abashe kumutangira imyirondoro ndetse n'amazina byose muri societe, kugira ngo abashe kumenya neza imyirondoro y'uwo mwana ndetse abashe no kuba yahabwa izi rangamuntu z'ikoranabuhanga. Mbibuza ko zino rangamuntu z'ikoranabuhanga zizajya zihabwa umwana ari we wese hano mu gihugu, waba wundi ukivuga kwa muganga ndetse n'umwana wari we wese hano mu Rwanda wifuza gufata zino rangamuntu z'ikoranabuhanga, nuko nawe azajya azihabwa, ariko zikaba zifite condition n'amame kugira ngo ubashe kuba wahabwa izo rangamuntu y'ikoranabuhanga uri umwana ukivuga, kuko n'umwana uzajya ukivuga kwa muganga. Ino rangamuntu y'ikoranabuhanga azajya ayihabwa kugira ngo bamenye abaturage bamenye nyine uko u Rwanda ruri kugenda rwaguka mu mibereho myiza y'abaturage. Ariko nanone ukabona ko zino rangamuntu z'ikoranabuhanga zizahabwa impunzi iri hagati mu gihugu, abimukira ndetse n'abanyamahanga bari hano mu Rwanda bifuza zino rangamuntu z'ikoranabuhanga, nabo nuko bazazihabwa, kubera ko ubona ko bigenda bibagora mu guhabwa serivisi hano mu Rwanda, aho usanga umunyamahanga atari guhabwa serivisi zose zisabwa kugira ngo abashe kuba yabaho nyine hano mu Rwanda. Niyo mpamvu rero leta yashizeho iyi gahunda yuko zino rangamuntu z'ikoranabuhanga abantu bose bazajya bazihabwa hano mu Rwanda, mu by'ukuri kugira ngo bajye babasha nabo kuhabwa serivisi zose zikenerwa hano mu Rwanda. Mu by'ukuri leta ikomeza kugenda ishishikariza cyangwa se imenyesha abaturarwanda bose kugenda bitwaje nyine ibyo bintu byose namaje kubabwira uko ari bine kugira ngo babashe kuba bahabwa zino rangamuntu z'ikoranabuhanga. Leta ikomeza kugenda imenyesha abaturage bataragerwaho ino serivisi y'irangamuntu z'ikoranabuhanga ko nabo baba bitegura hakiri kare kugira ngo nabo leta izabagereho ibintu byose bisabwa bamaze kubifata neza cyangwa se barabyujuje kugira ngo babashe kuba bahabwa zino rangamuntu z'ikoranabuhanga. Nubwo rero ubona ko biri kugenda bigorana hamwe na hamwe, ukabona ko abaturage bari kugenda batitwaje ibintu bisabwa kugira ngo babashe kuba bahabwa izi rangamuntu z'ikoranabuhanga. Ariko nanone nuko zino rangamuntu z'ikoranabuhanga zizafasha abaturage zigafasha leta, kubera ko aho serivisi mwajyaga musanga irangamuntu y'ikoranabuhanga cyangwa se zino rangamuntu zisanzwe bajya ubona ko wajya guyigendana mu ntoki, ariko iyi ngiyi irangamuntu y'ikoranabuhanga nuko irangamuntu uzabigendana muri telefone yawe
ubwo n'irangamuntu nyine system izajya biri muri telefone yawe, ibintu byose uzashaka gukora. Ubwo urumva wa muntu utaba ufite telefone igendanwa urumva ko bizajya bigorana cyane cyane, ariko ku bantu bafite telefone zino zigendanwa urumva ko ni ibintu byiza cyane. Serivisi yose uzabishaka kwaka ntabwo uzajya ari ngombwa ngo ngushire irangamuntu, kuko muri system wo bizajya biba birimo no gutanga code yawe kugira ngo bajye babasha nyine kugutandukanya n'abandi bantu. Urumva ko iyi system leta yishizeho kugira ngo ijye ibasha korohereza abaturage n'abaturarwanda bose baka serivisi muri leta, ndetse na serivisi leta igendereza abaturage byibuse igenda igabanuka cyangwa se iyoroha kugira ngo abaturage bajye babasha guhabwa serivisi neza cyane. Ariko mu by'ukuri leta ikaba ikomeje kugira ishishikariza abaturarwanda bose n'abanyarwanda aho bava bakagera ko izirangamuntu z'ikoranabuhanga zizabafasha mu mibereho yabo ya buri munsi, ndetse no kugira ngo babashe kugira ko aho bava naho bakigeza mu iterambere ryabo rya buri munsi. Kuko urabona ko u Rwanda ruri kugenda ku muvuduko uri hejuru cyane cyane ugereranyije n'imyaka yose yashize. Ubona ko u Rwanda ruri kugenda mu iterambere iri hejuru, aho mubona ko nyine mu kurungu n'amafaranga agiye kuba yahinduka y'u Rwanda. Ndetse kandi iyo amafaranga y'u Rwanda agiye kuba yahinduka ni ibintu byiza cyane bifasha igihugu, kubera ko amafaranga ahita atangira kugira agaciro hano mu Rwanda. Mwumva ko rero igihugu cyakiri kugenda ku muvuduko w'iterambere uri hejuru cyane. Aha wageze ni kuri Rwanda Update Info. Niba uri kubona rugambiro ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'anga meza leta bagiye itanga nawe ujye ubasha kuyabona mu wambere, kandi ibiganiro byiza nk'ibi ngibi tubakorera nawe ujye ubasha kubibona mu wambere. By'umwihariko iyi video niba ikunze kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu bikeneye kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu mukene. Mu by'ukuri rero leta ikomeza kugenda imenyesha cyangwa se ishishikariza abaturarwanda bose batarafata zino rangamuntu z'ikoranabuhanga ko nyine baba maso kugira ngo iki gikorwa cy'irangamuntu z'ikoranabuhanga zitazabacika, kuko hari abaturage bari kugenda bacikanwa n'iyi gahunda y'irangamuntu z'ikoranabuhanga, kandi leta ikaba yarashizeho gahunda y'uko umuntu uzacikanwa n'iyi gahunda y'irangamuntu y'ikoranabuhanga azajya asubira igihe cyangwa se akagena mu turi turere gukoresha zino rangamuntu z'ikoranabuhanga. Murumva ko rero ugomba kuba maso cyangwa se kwitegura kugira ngo irangamuntu y'ikoranabuhanga nawe uzabashe kwibona ku gihe, kandi uzabashe no kwifatira ku gihe, kuko irakenewe. Nta muntu hano mu Rwanda wazaba udafite iyi rangamuntu y'ikoranabuhanga. Ndabashimiye mwe twabanye kuva iyi video itangiye kugira irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze, kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu mukene. By'umwihariko niba uri kubona rugambiro ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'anga meza leta bagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. By'umwihariko irya ritangazo leta y'u Rwanda yamaje gutangaza rero umunyarwanda wese uri hagati mu gihugu ndetse n'uri hanze y'u Rwanda ku makuru y'indangamuntu z'ikoranabuhanga, aho indangamuntu z'ikoranabuhanga n'igikorwa cy'irangamuntu z'ikoranabuhanga kigeze. Kuri ubu ngubu nababwira ko igikorwa cy'irangamuntu cy'ikoranabuhanga kiri gutangirwa mu karere mu ntara ya Kigali, aho irangamuntu z'ikoranabuhanga nyine ziri kwa zatangirwa. Mu by'ukuri rero leta ikomeza kugenda ishishikariza abaturage n'abaturarwanda bose ko bagomba kugenda bitwaje ibyo bintu byose nababwiye kugira ngo babashe kuba mwahabwa zino rangamuntu z'ikoranabuhanga. Nubwo uri kubona ko ari abaturage bamwe na bamwe bari kugenda gusaba zino rangamuntu z'ikoranabuhanga batitwaje ibyo bintu binini nababwiye, aho ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu yawe isanzwe, nimero y'indangamuntu y'ababyeyi, nimero y'indangamuntu y'uwo mwashakanye. Ubwo ndavuga ko ufite umugore cyangwa se ufite umugabo agomba kugenda yitwaje nimero y'indangamuntu y'uwo mwashakanye. Ariko nanone ku muntu utayifite, ntabwo uyu muntu udafite umugore urumva ntabwo wajyana n'izo rangamuntu zombi. Narimaje kubabwira ikintu cya kabiri mugomba kugenda mwitwaje, mugomba kugenda mwitwaje nimero y'indangamuntu y'umuranga. Nicyo kintu mugomba kugenda mwitwaje, nubwo abantu nabo uri kubona ko ntabwo bari kucyumva neza inimero y'indangamuntu y'umuranga. Icyo ni ikintu gikomeye cyane mugomba kugenda mwitwaje cyane cyane. Mu by'ukuri rero irya itangazo leta rimaje gutangaza aka kanya rero abanyarwanda bose bari gufata zino rangamuntu z'ikoranabuhanga. Ndagushimiye. Ahangaha wageze ni kuri Rwanda Update Info, turakunda cyane.